Hey guys, welcome back to my channel. N'umukobwa wanyu mwiza. Uno munsi nkabazaniye indi video mbifuriza amahoro y'Imana n'amafaranga menshi aho muherereye hose. Uno munsi turi kuganira ku sereri episode 5. Episode 4 yadusigiye Pasiteri n'umugore we baganiriye bari muri what's going on? How do we move forward from now? Sibyo? Kubera nta rubyaro dufite, hashize imyaka 5, none nkanjye umugore wawe nshaka tujye kwa muganga, tujye kwisuzumisha turebe ufite ikibazo maze duteme icyo tuzabikoraho. Spoiler alert! Ibyo turuza kuvuga byose ni byabareye muri episode 5. Niba utari wareba, please excuse yourself and then come back to the video once you're done watching the episode, so tukagendana hamwe. Anyways, episode 5 itangiriye aho episode 4 yarangiriye. Noneho ubu ngubu ntuza Teta umukomande wacu, and we get to know her name yitwa Karine. Ubu ngubu brings up the same topic again kuri pastor, ari kumubwira ati hey, reka tuvugane neza, yego turubahana, twakwiye kubahana n'ibiki byose, but my point is tugomba kujya kwa muganga. Noho pastor nawe araho ngaho ari kumubwira ati hey, Bibiliya iratubwira ati ntago ari twebwe twambere twabanye tukamara igihe tutari twabona abana, sibyo? Muri Bibiliya atubwira ngo Hana na mukeba we bakatubwira Sara bose bagiye babaho nta rubyaro bafite kugeza mu zabukuru zabo, ariko Imana ikabagirira neza ikabahereza urubyaro. Noneho ntuzi umugore wacu, which is a good point by the way, aramubwira ati listen, ntabwo ndi Sara. Nakubwiye ngo ntabwo ndi Sara, genda Karine. So dufanding out tukayitwa Karine, sibyo? And then Pastor, because he's not into it, no, kubera atari byo shaka, who does he go talk to after this argument? Agiye kuvugana na Steven muri last episode nari navuze ati Steven azamugirira intuza, azamukorera akantu, sibyo? Agenda ashaka guseduisa ntuza Teta, noneho ase nk'ahamukijije, asa nk'aho savinze urugo rwiwe. No, but uno mugabo aramubwiye ati umva weho, ubona Teta nk'aho ari imbogamizi, nk'aho ari umuntu uri gushaka kugucumiza, nk'aho ari ikigeragezo cyaje imbere yawe. But no, imigisha y'Imana is disguised. Sometimes imigisha y'Imana is disguised. How he came up with that, only Steven can do it. Ariko amubwira ati kuba udafite urubyaro, akana nka Teta kakaba kaje kakakwishyira iruhande, ni umugisha w'Imana iri kukoherereza kugira ngo ubone nawe urubyaro. How that logic, how that line of thinking yaje mu mutwe we, honestly it's not surprising. Ariko sibyo, not only yabivuze utyo, ahise insulting umugore we imbere ya pastor, aramuinsulting, aramubwira ati uriya mugore uko njya mubona ngo njya mbona nta rubyaro rumurimo, kubera nkawe nk'umugabo usenga Imana, nk'umuntu w'umushumba, ntago bishoboka yuko waba ari weho udafite urubyaro, waba ari weho utabyara. So obviously tutiriwe tutabitekerezaho, this is your wife's problem. Maze umugore aramubwira ati ngo yangu ibyo ujye ubireka, stop, don't talk bad about my wife, stop, ngwino tuye gusangira. Okay. Bavuyeho, sibyo? Today we're getting almost all of them, okay? Ntuza Kaceri baramukomangiye, ninde ukomanze? Ni Shema. Why? Because Shema now azaba ari umwe uzayuza kureba imyanda kwa ntuza kuri uru rugo. And as expected, ntuza Kaceri
arabanza yamutonganya mbere yuko yanagira n'icyo akora. Naroni ari kumutonganya yo kuvuga ati mbese abantu b'ibishingwe bari kumbaza ibishingwe. You are the gate, you are the first person, so of course bari kubuza kukubaza ku bishingwe. Naroni is he upset about that. He's also going inside and then agiye gushaka rubanda. Akumbwira ngo rubanda. Ibyinshi mu bishingwe dufite hano, ibyinshi biba byaturutse mu gikoni, weho bifata ibijyane. Abahungu bari bagiye kurwana neza bazira ibishingwe. Na only that batonganye cyane ku buryo mabuja wabo Karine komande afonde ako nk'abatubwiye ntuza yiwe mu gisirikare. Anyways, nibwo asohoye avuga ati none se ukugusakuza kwanyu koko bombi arabakubitiye icyarimwe. Arangira avuga ngo niba muri kubisiganira muhamagare teta utagira icyo akora, utagira akazi, yirirwa aryamye muri no rugo abijyane. Nibabe baboneyeho no kacere. So ntuza teta afashe ibishingura bijyanye kuri kuri gate, ageze yahasanga Shema. Again, nibwo bwa kabiri bwo babonana, and not only is it the second time, they didn't even know their names. Ariko ngo siwona abonye sakubonye cyagiye. Okay, reka dusubira kuri nizo conversation yo Karina hamwe na Philippe bari guhavingira. So pastor n'umugore we, pastor we ari kuguma kuntuza kuri topic y'iby'Imana ikorera abantu, y'iby'Imana y'ugusenga kwiwe n'ibiki byose. Kibagirwa yuko all of that exists, but still umugore wawe ashaka urubyaro. Naroni ashaka urubyaro, ntawe kukubwira ngo reka gusenga Imana yawe izaduhereza urubyaro. No, ari kumubwira ati hey, usenga Imana izaduhereza urubyaro, ariko tujye kuntuza, tujye kwa muganga, tujye kureba icyo twebwe nk'abantu twabikoraho. Nduriya mugore mbanamubwira ati Imana ifasha bifashije. Nutajya kwa muganga ngo urebe ikibazo gihari ngo ugikemure, Imana izaguhereza urubyaro rute kandi ikibazo kigihari. Gotta think. Noneho umugore we this whole time umugabo ari kumubwiriza ari kuvuga ati ngewe hariho n'abandi, hariho n'izindi ngero, nge nizera Imana ko ibyo itabikora. No, umugore ari kumubwira ati ukeneye kwitekerereza ngo umunsi twabuze ubwenge. No, actually umugabo we no ni pastor bivuze, yaravuze ati ngo igitabo cyo mansoma n'igitabo cyo nkurikiza something ni cy'ubwenge, sibyo? Ngo kandi Imana yaravuze ati nitubura ubwenge Imana izatureka. Naho umugore aha ngaho tugeze kuba turi kuganira gutya, bigeze aho Imana nawe ikuretse. Ugeze aho Imana igiye kukureka rero. Amaze kumubwira yuko bigeze aho Imana nawe imuretse kubera ubwenge bwe yabugize, asa nkaho yabishize iruhande. Untuza umugabo aramubwira straight forward, sibyo? Amuhereza igisubizo kiri straight forward, cause this whole time yarasa nk'umuntu uri gushaka guhindura mind yiwe. Arangije aramubwira ati hey, ibi ngibi byo kujya kwa muganga ngo tugiye kureba ikibazo kiri hagati yanjye nawe kiri gutuma tutagira urubyaro bitandukanye n'imyizerere yanjye. So my answer is no. Wow. Wow. Shema na teta bari kuganira, akumbwira ngo uri mwiza, urakoze, uratitasa. Ni gutya niyobotse, niba uri kubona naratese nyine buranuko. Ntabwo nteta ndateteshwa sheri. Ngo nyine ngo ntabwo ndi kukubangamira, ngo nuka ku mubiri ariko ku mutima ndahoma. Bitch. No cursing. Man. Man. That is so. None ndiguhumurirwa n'umutima wawe kandi umubiri wanjye uri kugera ukabura koga. Ngo ndi kunuka ku mubiri ariko ku mutima. Okay, fungura umutima wawe ndebe. Nihumurizeho. Ndebe niba kukuhumura.
njya umvira aha. Nagiye kumusaba nimero ye arambwira ngo ntuze teta yabanje yavuga ngo ariko ngo urukuntera isoni. Urukuntera isoni no ndiko mafite isoni. No ntuza ngo ke ngo reka nkurebe umunota umwe gusa. Ngo rero kukureba umunota umwe no kumpereza nimero ngo watora iki. No teta ndaguhereza nimero zanjye. Right, as if that's not fair trade, my girl. That's not fair trade. And then ntuza noho ntuza ngo ufite telefone yiza ariko ngo yanjye ntuyiseke. Yeah, teta ntabwo ari buyiseke bagenda yiseka. Wagira ni itafari man. Anyways, that's the end of episode 5. What do we think? Next episode, I feel like Teta zaba hari. The following episode, Ntuza Shema's friend is gonna be in there. Rubanda na Kacheri bazaguma barwane. Umugore ya pastor, she's either gonna go by herself kwamuganga, but I think ibyo kwamuganga bizafata nkandi ma episode nkangaye kugira ngo bigerweho. Ariko ntuza pastor na sleeping up akamubwira ibyo ntuza Steven yara amaze iminsi avuga uriya mugore azabashahura bose. Anyways, I thank you so much for watching this video. And niba wagejeje ahangaha and you haven't subscribed, think about subscribing. Anyways, thank you so much. Have a great one. Bye. Mwah.